bwiza ukuri twe kubeshyana aba DJ mu Rwanda hano ninde wari wagakoze like gig nyine yo kudija gusa batarakorana n'abasani ariko banza nta mateka ufite kuri industry hari umuhanzi wajya burya abanyamakuru mu n'abashyamirana mbere bari babanye neza bari batuje batubinana mu biganiro ndetse bikagenda neza ariko bidatinze umunyamakuru Yago akaba n'umuhanzi yavuze ko Philpeter mugendaho bituma umubano wabo ugenda nabi dusubiye hashize uwitwa Yago yashatse kurwana na Philpeter ariko Irene ntabwo yabakundiye yaberetse buryo ki bakomeza ikiganiro batagize intunganya nyinshi reka mbareke murebe ndetse mwumve uko byagenze bwiza ukuri twe kubeshyana aba DJ mu Rwanda hano ninde wari wagakoze like gig nyine yo kudija gusa batarakorana n'abasani ariko banza nta mateka ufite kuri industry hari umuhanzi wajya kubona banza ukurikire hari umuhanzi wigeze ubona muri gig zagiye ziba zikomeye nka za Happy People za Rocknye na si aba DJ bazikoraga kuva cyane aba DJ yego sibyo bameze bate niba aba DJ ba DJ akoreka tugasimbuka oya bari tekatuya irima kwa turiye nabwo nkino nshaka kuvuga hano cyumve nuko imibanire nako imikoranire y'abahanzi n'aba DJs sibyo byongereye ingufu nyinshi cyane aba DJ mu Rwanda kugeza naho mu DJ nyine yagaragaza no nk'umuntu star uzwi utegura ibintu bye abantu bakabijyamo wanda bumuhanze kugira ariko Peter gwegera ko lokinye zakorwaga abo ba DJ batari yomeka ku bahanzi ngo bakore Happy People bari nazo party zinahenze uri kumva ahubwo ngereka nkubwira uko mbitekereza nye mbona imikoranire yabo bombi yafashije wenda umu DJ kumenyekana muri audience iri hanze ya club noneho bifasha n'umuhanzi kumenyekana muri audience ya club ngiye nuko mbibona byabaye umu DJ narinzi n'ibisosanya nuko ajya kuri safe abone ese ubundi ko nawe nta club urakandagira sinabajya kumara mimi nose Peter nako muzi nk'umu DJ cyangwa umupenzi yakoze bombe urumva wenda buri wese ibyo tuvuga ntabwo tugambiriye kwemeza abantu ibyo buri umwe atekereza no kugira ngo buri wese asesengure akuremo umwanzuro wanjye cyangwa se decision yanjye kuri icyo kintu cy'abarundi abarundi kuba aba DJ bavuze ngo reka duhagarike ku muziki w'abahanzi kubera ko abahanzi batikize bajya gutabara mu DJ mugenzi wacu cyangwa radio presenter cyangwa TV presenter bo ubwabo babanze bicare kuko umuziki wabo nuwabo nyine nuwabo nibo bikoreye amazina yabo men uyu munsi Rude Boy arajya Kampala akababwira ngo Nigeria made Davido, Nigeria made Wizkid, made Mr Flavor, made Rude Boy, akavuga ati mwebwe mwakoze abahanzi banyu niba umuntu ashaka kuva muri Nigeria akaza akajya mu gihugu cyawe urimo akagusuzugura bakakubwira ngo wowe runaka ndagusaba ndabyuka ko ibyo bintu bivugiye mu gitaramo yerutse gukorera Uganda Rugogo Click